Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubahe ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, mukaba mugiye kugezwaho nanjye Mukazarukundo Clarisse. Tugiye gutangira tubagezaho ibyaranze ikirere cy'uyu munsi, turebe iteganyagihe ry'umunsi w'ejo ndetse turebe no mu minsi 5 iri imbere uko ikirere kizaba cyitwaye. Uyu munsi twagize ikirere cyaranzwe n'ibicu bitatanze imvura mu turere twinshi tw'igihugu cyacu, akaba ari nako biteganyijwe ku munsi w'ejo, kuko ahenshi mu gihugu hateganyijwe ibihe by'umucyo kuva amasaha mu gitondo kujya ku masaha ku gicamunsi. Naho mu buryo burambuye mu ntara y'Amajyepfo mu masaha mu gitondo nta mvura ihateganyijwe, kimwe no mu bice byo mu burengerazuba, ndetse igipimo cy'ubushyuhe mu burengerazuba kiri hagati ya -11 ndetse na -17, aho akarere ka Nyabihu ariko kazaba gakonje kazapimirwamo -11. Mu bice by'amajyaruguru y'igihugu cyacu naho nta mvura ihateganyijwe, ariko igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -14 ndetse na -16. -14 zizapimirwa mu karere ka Musanze mu majyaruguru, ubwo niho hazaba hakonje. Naho mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu naho nta mvura ihateganyijwe, hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -15 ndetse na -18. Umujyi wa Kigali nawo uteganyijwemo ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -19. No mu masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'Amajyepfo hazakomeza kurangwa n'ibihe by'umucyo, kimwe no mu bice byo mu burengerazuba nta mvura ihateganyijwe. Mu burengerazuba hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -25 ndetse na -29. Mu majyaruguru hakaba hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -23 ndetse na -27. Mu bice byo mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru cya -30, niho hazaba hashyushye mu gihugu hose kandi nta mvura ihateganyijwe. Naho mu mujyi wa Kigali naho nta mvura ihateganyijwe, hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -28. Reka dukomeze tubagezaho iteganyagihe ry'iminsi 5 duhereye ku munsi w'ejo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani kugera ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2023. Muri iyo minsi rero uko ari 5 ikirere cy'u Rwanda kizagenda kirangwa n'ibicu ndetse n'ibihe by'imvura, cyane here ku itariki 2 ahenshi mu gihugu hazagaragara ibihe by'imvura. Reka twomeze bageze igihe izuba rizarasira ndetse n'igihe izuba rizarengera. Izuba riteganyijwe kurasa saa 11:55 za mu gitondo, rirenge saa 12:07 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugire umugoroba mwiza.